Bakunzi bacu mudukurikiye aho muri hirya no hino turabashuhuje. Imana ibaho umugisha kubera kudukurikira kwanyu n'izindi nkunga zigiye zitandukanye. Natwe rero tugenda tubagezaho amakuru atandukanye yo muri karitsiye. Uyu munsi rero turi mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara, mu kagari ka Kimisagara, mu mudugudu wa Kigina, aho turi kumwe n'umubyeyi, umukecuru mukuru twasanze iwe mu rugo, twamusuye. Mukecuru muraho? Uraho neza, urakoma? Nta mikomerere yanjye ndaho nabi rwose, nagirwa n'Uwiteka namwe. Mukecuru, aha tugusanze niho mu rugo, niho muba? Mu rugo niho narongowe, harongowe mfite imyaka 22 niho zaziye. Ubu ufite imyaka nk'ingahe? Ngewe mfite imyaka ndaburaho 40 ngo nuzuze igihumbi. Uraburaho 40 ngo uzuze ijana? Nuvuga ngo ufite 96. None mukecuru, aha tugusanze niho mu rugo, dusanze wicaye, mbese urumva umeze ute? Oya, ntabwo meze nabi, meze nabi cyane. Mundwanyeho mwankiza ibingibi rwose. Ntabwo ubasha kugenda? Ntabwo ubasha kugenda, nariya ku muharuro sinahagera, ijwi ndakambakamba. Umuntu mubana mu nzu ugufasha imirimo ya buri munsi ninde? Yitwa Sindimbogo. Barahari agufasha iyo mirimo? Nta mirimo agira, ari n'umukarane wishakira ibyinda ye, wabaye ikirara, atanyina atase, amaze gufungurwa araza yicaraho ko nta wundi mwana yandebanaga. Nawe n'umwuzukuru wawe? Nawe n'umwuzukuru, nta mwana agira. Aha ubayeho, aha uri ubayeho gute? Uriho gute? Urya byagenze gute? Usurwa byagenze? Nta muntu usura no ku buryo bwa Nyagasani. Nasurwaga n'uyu muryango wanjye n'uyu nguyu, nabona agafaranga akana nk'agatuma. Nta buzukuru se bakiri batoya ku buryo baza mukabana b'inkumi bafite nk'imyaka 15, 10 mukashoboka? Kereka abuzukuru barabyaye, nabo bafite abana, uhereye no kuri uyu uraha, n'izi nzu zari zagenda zibagabanya. Twasanze uri kumwe n'umwana ufite ubumuga. Uyu mwana mubana gute nawe udafite imbaraga, utishoboye? Ku buryo bwa Nyagasani, ku buryo bw'uyu muryango n'uyu. Iyo bampaye agafaranga nakubwiye ko natuma n'uyu ngatuma n'uyu. None ko tubona umwana arwaye afite ikibazo, ninde umuvuza? Ajya kwa muganga rwose? Nawe agera kwa muganga gute? Nawe ntahagere, yabuze uhamugeza. Yabuze umugeza kwa muganga? Kwa muganga. None mukecuru, usibye wenda abaturanyi, inshuti n'imiryango, ikibazo cyawe nta handi bakizi? Yewe kereka abanyamudugudu. Ukurikije uko wababwiye bimeze naho bigeze ubu ngubu, ubona babikoraho iki? Ntacyo bakora. Nta kintu bakoraho? Ntacyo. Ngo ari mu muryango, niba mumfashe tumurere. Mu by'ukuri twasanze uyu mukecuru ameze nabi, afite ibibazo bitandukanye by'uburwayi, ndetse nawe kuba atagenda, kuba yicaye hamwe, anafite n'uwo mwana ufite ubumuga. Yatubwiye ko ikibazo cye yagiye agishyikiriza abayobozi bagiye batandukanye. Umuyobozi wagishyikirije ninde? Yewe n'umukuru w'umudugudu naramushyikirije, yaraje aranabisuzuma arabireba, kavuga rero ngo abanyamuryango ngo ari mu muryango ntibamujyane kwa muganga. Muri aba bose rero nta wamuterura, nta n'uwamufurira, nta n'uwagira ati ashwe. Urumva, dore munsi y'inzu nari mazeho ibitenge, nari mazeho udushati, akanya muri kimwe, akanyara muri kimwe, ntanera aho ari, anyarira aho ari. Urumva, nta kintu yimariye, nanjye nta n'icyo mumariye. Mu by'ukuri murumva uyu mukecuru ugeze mu zabukuru, ufite imyaka abura hene ngo yuzuze 100, arababaje. Yatubwiye ko hari abayobozi bazi ikibazo cye. Twifuje kumenya umwe mu bayobozi bamenye icyo kibazo. Reka twifashishe umuyobozi umwe uyobora akagari ka Kimisagara, twumve ko iki kibazo akizi, twumve nimba hari icyo yagikozeho. Reka mu gihe dutegereje telefone ye kayitaba, ndabona iri bize, ntago iri gucamo, ariko nicamo turaza kumuvugisha, twumve ikibazo cy'uyu mubyeyi uko yagikozeho, twumve nimba yarabimenye. Ariko twaza kwifashisha n'ubundi, ndabona hano harimo abandi bagiye bakuze bakuru, twaza kubabaza ku kijyanye n'ikibazo cya mukecuru. Reka turebe uriya mumama, ndabona ari umumama mukuru, ndabona azi ubwenge. Reka twifashishe uyu mubyeyi, n'ubundi dusanze ari hano mu gipangu aho mukecuru ari kumwe. Muraho? Muraho. Witwa nde?
nitwa Muruta Marie-Jeanne. dusanze hano hari ikibazo cy'umumama, uyu mukecuru ufite imyaka isaga hafi ijana, ubana n'umwana w'umwuzukuruza ufite ikibazo cy'ubumuga bwo kutagenda, urwaye n'izindi ndwara zikomakomeye. Ikibazo cy'uyu mwana na mukecuru murakizi? Turakizi, tujya tukibona nyine kuko umwana baje bakamumusigira nta kirengera agira, tuzi yuko mama we yapfuye. Hanyuma iyo mama we yitabye Imana, nta wundi muntu uhari wo mu muryango wakurikirana ikibazo kiramukora? Urabona arimo arabora, afite ibisebe impande zose, nta wundi muntu ushoboye wamukurikirana? Nawe yari nyina wabo yaramutaye nawe aragenda. Mukecuru atubwiye ko hari abayobozi bigeze kuza hano. Abo bayobozi babikozeho iki ko mbona nabo ba mu gipangu? Ntacyo nyine, baraje baramwandika baragenda. Hashize igihe kingana iki bamwanditse? Hashize nk'icyumweru. Urumva igihe kiracyari kigufiya, wenda nta yindi nkunga babasigiye uwo munsi bahageze? Nta kintu bamusigiye. Murumva rero ko ibibazo by'uyu mukecuru n'umwana w'umwuzukuruza arira mu by'ukuri birakomeye. Reka twongere duhamagare umuyobozi w'akagari twumve nimba telefone ye iriho kugira ngo tumubaze ibijyanye n'ikibazo cy'uyu mwana. Halo? Halo? Oui, muraho neza nyakubahwa umuyobozi w'akagari ka Kimisagara? Halo? 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 Turumva umuyobozi nimero. Muraho nyakubahwa umuyobozi? Uravugana n'umunyamakuru witwa Mukundamfura Reveriye kuri Karumeri Tv. Twari twasuye hano mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Kimisagara, mu mudugudu wa Kimisagara, mu kagari mu mudugudu wa Kigina. Duhasanze umukecuru umeze nabi, ufite imyaka iburaho ngo yuzuze 100 ngarabora hine. Tuhasanga umwana urwaye cyane, ariko batubwira ko ngo hari abayobozi ngo bamenye icyo kibazo. Sinzi nimba yaba ari mwebwe mwamenye icyo kibazo ngo mutubwire. Wakijemo? Kandi ubu mukigeze kure murimo mugikemura? kigejeje kuri National Child Commission. Turi gutanga raporo y'uwo mwana n'uko bimeze kugira ngo ajyanwe. Murakoze cyane, turabashimiye. Twari tuhageza tubwira ko hari umuyobozi wakimenye ariko ntiyaradusobanuriye uwo. Murakoze cyane. None ubu murakoze cyane nyakubahwa umuyobozi. Mwumvishe ko tumaze kuvugana n'umuyobozi w'akagari ka Kimisagara, atubwiye ko ikibazo cy'uyu mukecuru ndetse n'umwana arera w'umwuzukuruza bigaragara ko umwana ameze nabi, ariko ntiyari yitaweho, nta buvugizi, mbese biragaragara ko ameze nabi, ariko abayobozi batubwiye ko bari kugikurikirana. Buriya wenda nka nyuma y'iminsi 5-10 tuzongera tugaruke hano turebe ko byibuze hari ikintu bagikoze. Umukecuru mbese ubu uko bumvishe ko umuyobozi akirimo iki kibazo akirimo, ubyakiriye ute? Mbyakiriye nk'uko yabigize. Umuyobozi ngo abirimo, afite imiryango yabishyikirije ngo barimo barayiruka ku kibazo cyawe ngo barebe ko uriya mwana yavuga. Napfa ntibazirirwa mumbaza yishwe n'inzara. Ntago azishwa n'inzara, uvuga ngo ibibazo babirimo buriya bazabikemura. Ariko n'umugabo inzara iramukumbanya akanya kanzunya, urumva? Kandi ibyo biryo ntibabimuzanira ngo bimutekere, nta mbaraga ngira kandi nta mafaranga mbatse. Rwose icyo mbasaba n'uyu mwana wenda ngiye bandekengeze, wenda namuzasaba ukuntu nkwiriye gupfa nta kundi. Murakoze rero abari badukurikiye. Mu by'ukuri iyi nkuru nubwo ibabaje, ariko tumaze kuvugana n'abayobozi batubwiye ko ikibazo cye uriya mwana bari kugikurikirana, kandi mu minsi mike tuzongera tubabwire amakuru y'uriya mwana uko bimeze. Murakoze rero, turabashimiye aho mwari mudukurikiye. Imana ibahe. Mu by'ukuri abantu badukurikiye nk'uko maze kubibona, turi hano muri uyu murenge wa Kimisagara, muri aka kagari ka Kimisagara. Uyu mubyeyi n'uyu mwana barababaje. Ni umukecuru utabasha kuva ahari, ni umukecuru wicaye ahantu hamwe, ni umukecuru wamugaye.
ni umukecuru ugeze mu zabukuru, ni umukecuru ufite abuzukuru banywa inzoga bamusenyeraho inzu akabura ahantu hanyura asohoka, akaba afite umwuzukuruza urwaye umeze nabi, ufite ibyuma bimurimo, yabuze umuntu umujyana kwa muganga. Mu by'ukuri arababaje kandi mu bigaragara usanga ko nta n'ubushobozi buhari. Uwo mwana rero arimo araborera mu nzu kandi nta umuntu umwitayeho. Urumva ari intera, ari inyarira, abantu benshi bakamunena ndetse n'abaturanyi bakamunena, nta muntu wamugirira neza. Mu by'ukuri abantu badukurikiye twabasabaga inkunga zitandukanye zo gufasha uyu mukecuru kugira ngo byibuze uyu mwana agire ubuzima, bajye bamujyana kwa muganga, babashe kumubonera ibyangombwa byose, imyenda yamushiriyeho kubera ko yitumyemo bahita bawujugunya, nta wawufura, nta wawumutunganyiza kugira ngo yongere awusubiremo. Imyenda yamushiriyeho aba yambaye ubusa, umukecuru nawe aba aryamye aho ngaho n'ubumuga n'iki. Mu by'ukuri umuntu wese ufite umutima w'impuhwe, umutima wo gufasha, umutima wo gutera inkunga, yatera inkunga uyu mukecuru kugira ngo byibuze arebe ko uyu mwana yakomeza akabaho iminsi ikisunika, akamujyana kwa muganga bakamuvuza, kuko nta umujyana kwa muganga, nta n'ubushobozi buhari. n'uyu mukecuru ntiyishoboye, ntahakura amafaranga. Inzu imiryango yagombaga gukuramo amafaranga kumushyirira yayishyizemo abuzukuru bamumereye nabi. Twabasabaga rero ko byibuze umuntu wese ufite umutima wo gufasha yamufasha, tukareba ko byibuze ikibazo cy'uyu mwana cyakemuka. Ndabashimiye abantu mwese mugira umutima w'urukundo, umutima wo gutanga, kandi Imana nayo izajya ibaha umugisha. Murakoze rero, tunabishoboye twaba telefone kugira ngo muze kumufashirizaho. 07 40 855 kugira ngo byibuze dukusanye inkunga turebe ko uyu mukecuru twaza kumufasha akavuza uyu mwana.